basangira ngendo turabashuhuje kandi twishimiye kugaruka muri wa mwanya w'ibiganiro tugenda twunguranamo ibitekerezo ku ngingo zitandukanye, cyakora zose zizengurutsa ku buzima bwiza, imirire myiza. Binyuze mu mirire myiza bikaba byatuma turwanya indwara zitandukanye na cyane cyane ndetse za ndwara zitandura. Ni muri ubwo buryo rero tugenda dukora ibikorwa bitandukanye, dufatanya twakira abafite ibyo bibazo, ariko tukanigisha, tugakora ibyigisho rwose kugira ngo dukomeze dushyigikirane, dushaka uburyo bundi bwiza bwo kwigishirizamo, mbese ukabona ibintu ni byiza. Ubu rero twakoze indi gahunda, ubundi buryo bushyashya twakwigiramo, maze tubushingira kuri za gahunda ebyiri, za porogaramu ebyiri muri za zindi 16. Imwe tuyita ibiboneye fighting malnutrition, hanyuma tukagira indi twita ibiboneye fighting NCDs. Twabihurije hamwe mu cyo twise rengera ubuzima twicare twige. Rengera ubuzima twicare twige rero tukagenda tuganiramo ingingo zitandukanye. Tubahaye ikaze rero mwese kuri rwa rubuga rwacu Iboneye TV. Ariko reka tujye twongera tubibutse, ni mu kandi subscribe, ni mugerageze gukora share, ikiganiro mujye mucyoherereza abandi, ni mukande kuri like, ni mukore comment, noneho ikiganiro abantu bakomeze babirebe. Uyu muryango ugenda uba munini, tugende twirwanyiriza indwara, tugende twungurana ubwenge, guhanga umurimo bigende byiyongera, mbese gutyo tugende dushyigikirana kandi bizagenda biba byiza. Turabashima rero uko dukomeza kugenda dufatanya, uko tugenda dushyigikirana, kandi ukabona ni byiza. Ildefonse n'undi niwe muvugana, kandi uyu munsi turi hano kugira ngo tuvuge kuri gahunda y'ingenzi mu kurwanya malnutrition ndetse na za ndwara zidakira. Nk'uko nabivuze, twahuje za gahunda ebyiri, iyo twise ibiboneye fighting malnutrition niyo twita ibiboneye fighting NCDs. Burya rero binagira icyo bipfana kubera ko warwanije imirire mibi, abantu bakarya ku rugero, bakabasha kubona amafunguro meza, ibyo kurya bitumagariye mu masoko, kandi noneho n'ibyo kurya bari kurya bakagira ubwo bumenyi bwo kubitegura ku buryo buri intungamubiri nziza, ariko bakanirinda kurya ibirengeje urugero. Aho naho byaba ari ibintu byiza, kuko uko abantu barya ibirengeje urugero, reka duhe ukuntu abantu barya, iyo abantu bariye ibitarimo intungamubiri, ni hahandi barwara bwake, abana bakagwingira, abagore batwite bakabura amaraso, abarwaye indwara ukirutse indwara bagatinda gukira, kubera ko umubiri nyine utabasha kwisana. Ni ngombwa rero gukomeza gushyigikirana, tukamenya icyakorwa. Noneho nko ku rundi ruhande, none abariye bakarenza urugero, barabyibuha bagakabya, bikaviramo indwara zikomeye. Niyo tuvuga impamvu tuvuga rero ko malnutrition cyangwa se imirire mibi na NCDs, ndavuga indwara zidakira, bifite aho bihuriye hafi. Twabihaye rero izina nyine rimwe rifatika, ibiboneye fighting malnutrition and NCDs programs. Rengera ubuzima twicare twige, n'ubundi bwo nyine tugiye kwigamo, nabyo n'ubundi bikorera hamwe n'indi mishinga yacu. Tugiye kureba uburyo dufatanya mu kurwanya izi ndwara no gushyiraho uburyo bw'imibereho myiza mu Banyarwanda. Rengera ubuzima twicare twige rero ni iki? Ariko reka mbanze se naho mbakebura cyangwa dukeburane maze muse n'abahuriye nko mu biganiro, nko mu nama, reba abantu bari mu nama, hahandi hahurira abantu, ariko bari kwigira mu bikorwa, bareba ukuntu barwanya umubyibuho, bibaza bati umubyibuho twawurwanya tunyujije muri siporo, umubyibuho twawurwanya twirinda guhora n'umuhangayiko. Bari muri bene nk'ibyo biganiro, ariko ubundi banareba batari ko mu bipangu byacu mbese tuhatera ibimera bimwe na bimwe byadufasha. Abo bantu baganira gutyo rero, baganira uburyo bwo gutegura amafunguro, rengera ubuzima twicare twige rero
ni gahunda y'ingenzi igamije kurandura ikanubaka uburyo bwo guhangana n'indwara n'ibibazo by'indwara zidakira NCDs, nk'indwara zifata inzira z'amaraso, maladie cardiovasculaire, cyane cyane nk'umuvuduko ukabije w'amaraso uri muri bimwe mu bihangayikishije muri iki gihe, hakaza diyabete, kanseri, indwara zo mu nzira z'ubuhumekero zidakira, maladie pulmonaire chronique. Izi ndwara zigomeje kwiyongera mu Rwanda kubera ibiribwa bidahagije ndetse no kurya tukarenza urugero, wongeyeho imyitwarire y'umubiri idahwitse, kwitwara uko twitwara, amafunguro turya, wamanya tumara twicaye, abantu ntibamenye ni ryari abantu bakwiriye umaze gukora. Ese abantu bacishamo bagakora urugendo rw'amaguru? Ese mbese wowe wiriwe wicaye ukorera ahantu hamwe, wicaye mu ntebe yizengurutse, utashye uhise ujya mu modoka, ugeze mu rugo uricaye urayiye, ukimara kurya uhise uryama. Umubiri rero ntabwo uri kubona uko ukora, ntabwo ntubona uko ukora. Gahunda yacu rero ihuza uburezi, ubuhinzi, ubuzima n'imikorere y'abaturage mu buryo bw'ibikorwa bizatanga ibisubizo birambye. Aho nyine ubwo niho turi kubaza tuti ese rengera ubuzima, icara wige, twavuga ko ari iki? Rengera ubuzima, twicare twige, twese twicare twige dufatanije. Kubumva rengera ubuzima, kuba yizi imaze igihe kirekire igira ibikorwa ikora kandi byose bigendanye n'imibereho myiza y'abantu, byose muri wa mutaka wo kwita complementary therapies cyangwa se ubuvuzi bunganirana n'ubundi. Uruhare rero turebye nk'uruhare rwa malnutrition cyangwa se rw'imirire mibi mu guteza NCDs cyangwa mu guteza indwara zitandura, kurya tukarenza urugero, kurya ibyahinzwe n'amafumbire mvaruganda, nta n'ingamba z'amafunguro yo gusukura umubiri nka detoxification, kuba nta buhinzi buri organique. Ibi bintu rero biraduhangayikishije, biratuma duhaguruka. Malnutrition na NCDs cyangwa se imirire mibi n'indwara zitandura, mu by'ukuri malnutrition ntabwo ari ikibazo cyo kudafata amafunguro neza gusa, ahubwo ni no kubura ibiribwa biboneye. Bya biribwa biboneye tuvuga ko malnutrition cyangwa se imirire mibi tuyifata mu buryo bubiri. Ubwa mbere ibyo twita carence nutritionnelle cyangwa se amafunguro atarimo intungamubiri, ariko bwa kabiri ibyo twita alimentation, kwa kundi abantu barya bakarenza urugero. Ibiribwa bikiri intungamubiri byo twita denutrition cyangwa se ibyuzuye proteine n'isukari bigenda bigateza umubyibuho ukabije. Uyu mubyibuho ukabije niho nyine usanga indwara zagiye zikahuzura, diyabete, ibinure byawe byinshi mu maraso, isukari yawe nyinshi mu maraso. Ibi byose biragenda no gutuma habaho indwara zifite aho zihuriye na obesite, bikabyavamo diyabete, indwara z'umutima, kwangirika kw'imitsi itwara amaraso ndetse n'ibindi bitandukanye. Imikorere ya rengera ubuzima rero, ngira ngo mumere nk'abareba ishusho y'abashakashatsi, mu bushakashatsi mu byerekeye ubuzima, ibikorwa by'ubuhinzi, ibiganiro bifunguye cyane open discussion, ibiganiro bifunguye n'abaturage. Ibyo nibyo twakwita rengera ubuzima, twicare twige. Abashakashatsi bashobora kugira ibyo bemeza, hanyuma ibiganiro bifunguye twese turi hamwe, byaba bibaye online, byaba bibaye imbona nkubone, za public campaign, abantu bahuriye mu nteko z'abaturage ariko gacishamo bakaganira ku byerekeye n'ubuzima kuko nabwo burahangayikishije. Rengera ubuzima ni uko ikora, dufasha mu kwigisha abantu ibyerekeye imirire no gufata indyo yuzuye, dufasha abaturage kugira uburyo bwo kubona ibiribwa bihagije binyuze mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, ku buryo bahinga haba mu bihe by'imvura yewe no ku zuba. Aho niho rero dukorana n'imishinga y'ubuhinzi bw'ibihumyo n'ubundi buryo bwo guhinga busaba kuvomerera. Hari ubuhinzi bukorwa ku butaka buto ariko butavuga ngo ni ku mvura, ni ku zuba, ahubwo igihe cyose abantu bakaba bahinga, ndetse no gushyigikira bwa buhinzi burambye, sustainable agriculture. Kwigisha abaturage uburyo bwo guhinga ibihingwa bifite intungamubiri zifatika
bya bihingwa abantu bahinga bikaba birimo intungamubiri zihutisha kurwanya imirire mibi. Ubwo turavuga kuri ya mirire mibi, noneho ya mirire nkene, nka bya bijumba bya oranje, soya, imyumbati, ayo mafu. Ariko noneho atari kubyigisha kubihinga gusa, ahubwo no kubyigisha kubitegura, value addition, guhinga ukaza kumenya noneho n'ukuntu ibyo wahinze uza kumenya guteguramo amafunguro atandukanye. Umwana wari imyumbati uzi ko ashobora kurya imyumbati kubanywa nimugoroba, wakoramo twa tuntu tumeze nk'undi natwo twitubenya nk'uturindazi, ugasanga umwana noneho abiriyeyo agira ngo ntago ari bya bindi. Soya niho wayinyweyemo igikoma, nuza kurya tofu cyangwa se ukaza kunywa amata ya soya, biraba bisa n'ibyahindutse. Ubwo buryo bwo kumenya guhinga ibyo kurya ibihingwa byiza, ariko no kumenya gutegura, ni ibintu byiza. Aho dukora kandi gahunda y'ubuzima bw'abana n'ababyeyi, aho duharanira guteza imbere imikurire y'abana mu gihe cyose cy'ubuzima bwabo, ndetse n'imibereho y'umugore utwite, abonsa, bageze mu zabukuru, abarwaye indwara ziterwa n'ubwandu, aba bose, abakirutse indwara, aba bose tugafatanya. Twavuga ko rero tugarutse nko muri mood, ariko reka tubaze tubibutse ati kanda aho ngaho kuri subscribe, kanda kuri like, kora comment, sharing abandi ibaganda bakomeze babikunde, kandi urabugize neza. Kandi ni musure website yacu iboneye.com. ushobora no kunyura kuri za page za Facebook, kunyura kuri X, aho hose nibiboneye, niho wabonera ibintu byacu, ukamenya dukora ibi. Dufite za gahunda nyinshi mwumva tuvugira kuri urubuga rwa YouTube. Iyo usuye n'ahandi tugenda tunyuriza ubutumwa, nibwo ugenda umenya ibyo tugenda dukora. Nagira ngo ngaho nimugaruke muri mood, mwibuke imirimo y'abajyanama b'ubuzima. Imirimo y'abajyanama b'ubuzima n'ibyo bakunda kubabwira, kandi mwumvire ibyo bababwira. Za association z'abahanga mu mirire, bana b'abantu b'abahanga banyuze kaminuza, kubona bafite za association z'imirire myiza, cyangwa se izi association z'ama NCDs, association y'abadiabetike, societe z'abahanga bakora ibintu bitandukanye. Ariko nk'abahinga ibihingwa byihariye, murabona nk'abahinzi bahinga pome, abahinzi b'ibihumyo, abakora bya bimera bihumura, buriya abo bantu bose bagiye bafite ibintu byiza. Ni mukebuke mu barebe. Ibyo byose rero byubatswe muri ubwo buryo. Dukoresha uburyo bwo kwigisha abakozi b'ubuzima kugira ngo dushobore gufasha mu gufata neza imirire no kubyaza umusaruro gahunda z'ubuzima mu miryango. Dushyiraho uburyo butandukanye bwo gutanga inama, byaba bicuzinze ku magroupe ya WhatsApp, gusura abantu ku giti cyabo, ibiganiro bya radio na za televiziyo igihe bishoboka. Ubwo buryo bwose ugasanga ni bwiza. Twakwitegereza ibyagezweho ni ibintu bigaragara ku batuzi batumenyereye mu myaka yose yashize, batuzi dukorera hirya no hino mu ntara, ahangaha mu mujyi wa Kigali. Reba, ni gute wamenye amavuta ya elayo ko afite akamaro? Ni gute wamenye ko sezame zifite akamaro? Ubwo n'iki ko te yikoresheje yagufasha ibyinshi byanyuze mu biganiro twagiye dukora mu myaka irenga 10 tumaze dukora bene ibi bikorwa bitandukanye. Turabona ibimenyetso rero byiza mu myaka itari myinshi. Twabonye impinduka mu guhangana n'iyi malnutrition, ndetse cyane iyi mirire noneho yindi, uyu mubyibuho ukabije n'ingorane zawo. Imyumvire irazamuka, ndetse kwitangira abana no kwita ku barwayi indwara zidakira byariyongereye. Uko rero tuzakomeza mu myaka 5 iri imbere kugeza mu 2030, turateganya bijyana n'ingamba zikomeye no gushaka abafatanyabikorwa b'iyi gahunda no gukora uburyo butandukanye, bizaba byiza. Isesengura rero rigenda ryerekana aho dufite imbaraga nyinshi, aho dufite intege nkeya, hanyuma n'amahirwe dufite. Ibi byose turakomeza kugenda tubyihatira dukora buri kimwe. Reka rero tuguhamagare kugira ngo niba wakunze iki kiganiro, niba wakunze ukuntu gikorwa, wigenda udakanze subscribe, wigenda udakoze comment, kandi wigenda utoherereje abantu iki kiganiro kugira ngo nabo bakomeze bakirebe mu buryo butandukanye. Hanyuma 0782 660 611 0782 aho ngaho hanyuze ubutumwa bugufi, wakwandika kuri WhatsApp, wahamagara, noneho tugakomeza tukungurana inama, tugafatanya ijambo kurindi, kandi ibyo twibaza tuzabigeraho naho mu kindi kiganiro n'ubundi kivuga kuri rengera ubuzima. Twicare twige. Murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe bigenda,
uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'10,000 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugera ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo bihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.